Ikaze kuri Murindi Official TV 1, ndasubiramo ikaze kuri Murindi Official TV 1. Ngiye kubabwira ibintu bigera mu 10 ushobora gukoresha wowe wabaswe n'inzoga ukazireka. Nduzi ko iyo unywa inzoga uri umuntu w'urubyiruko utafite akazi keza cyane, nibura ushobora kwinjiza 20 ku munsi, udashobora gutera imbere mu gihe unywa inzoga kuko inzoga zirahenda. Ndagira ngo nkubwire ibi mu bintu 10 bishobora gutuma uhagarika inzoga. Ibiribwa bifasha umuntu ushaka kureka cyangwa wamaze kureka inzoga. Ibi ushobora kubireka cyangwa kuzinywa, ushobora kubirya cyangwa kubikoresha uzinywa, cyangwa ushobora no kubikoresha waraziretse kugira ngo bigufashe kutazongera kuzitekereza. Icya mbere inkeri, icya kabiri ibinyampeke, icya gatatu imboga rwatsi, icya kane urusenda rwa kamurari, icya gatanu amafi afite ibinure, icya gatandatu imbuto z'ibihwagari, amafunguro akize kuri zinke, imineke, umugati w'ingano gusa, amafunguro akize ku myunyu cyangwa fere, iron. Reka duhere ku cyambere twabwiye inkeri. Inkeri kimwe n'izindi mbuto zose ziri mu bwoko bumwe zifasha umubiri kubona isukari y'umwimerere, ifasha umuntu kudakomeza gushaka ibintu byongeyemo isukari yo mu ruganda. Inkeri kandi zikungahaye no ku zindi vitamine n'imyunyungugu ikeneye mu mubiri. Icya kabiri ibinyampeke. Ibinyampeke ibi ni ibiribwa bikize ku ntungamubiri zizwi nka fibre cyangwa fiber, zituma bitinda mu rwungano ngozi cyangwa ngogozi, kandi bigatinda kurekura isukari, bityo umuntu ntasoze vuba ngo abe ashaka kurya bya hato na hato. Ibiribwa by'ibinyampeke birimo umuceri utaranyuze mu ruganda, ibikomoka ku ngano zitanyuze mu ruganda, umugati na biswi, ibigori cyangwa injugu. Imboga rwatsi, izi mboga ziri mu biribwa by'ingenzi cyane ushobora gufata igihe aricyo cyose, ari nayo mpamvu nazo ziza mu by'ibanze bifasha umuntu urimo kuva ku nzoga, by'umwihariko kubera ko zikungahaye kuri vitamine B zirana n'inzoga. Urumva rero imboga rwatsi muzirye ko zizirana n'inzoga, zishobora gutuma ureka inzoga. Icya kane urusenda rwa kamurari. Harimo abantu bazi ko umuntu ariye urusenda akanyabugabo kiyongera cyangwa akagira icyaka, ariko hano urusenda rufasha umuntu kutongera kurarikira inzoga cyangwa ibyo yumva bishobora kuzisimbura mu mubiri we ngo agire amahoro. Urusenda kandi rutera umuntu kumva ashaka amafunguro, bikaba ari ingenzi cyane igihe umuntu waretse inzoga yumva afite isesemi ituma atabasha kurya. Amafi afite ibinure, vitamine D ni intungamubiri yangizwa no kunywa inzoga y'ibisindisha, kandi iyi vitamine iboneka cyane mu mubiri cyangwa mu biribwa bifite ibinure bitangiza umubiri, bikagira uruhare mu gufasha umuntu kutagirira amerwe ibiribwa biba byaraciye mu nganda, bityo bikanamurinda ingaruka ziterwa no kurya ibinure byinshi bitari byiza. Amafi yo mu bwoko bwa makere na salmoni niyo ahanini akize kuri vitamine D n'ibinure bitangiza umubiri byo mu bwoko bwa omega -3 hejuru. Nibyo kandi ayo mafi akungahaye kuri proteine ifasha umubiri kongera kwiyubaka kandi ukumva uguwe neza nyuma yo gufata ifunguro. Imbuto z'ibihwagari, kubera ko ibisindisha biri mu bya mbere bigabanya imisemburo ya dopamine mu mubiri,
bigatuma umuntu yumva ashaka inzoga. Kurya imbuto z'ibihwagari ku bwinshi ni imwe mu nzira nziza zo kurwanya icyaka cyabaye icyorezo. Ni kimwe n'imbuto z'urumogi aho rwemewe. Imbuto za watermelon n'iza pumpkin kuko zikungahaye ku byubaka umubiri bizwi nka fiber kandi zikagira isukari nkeya cyane. Izi mbuto rero z'ibihwagari ni muzirye cyane kuko izi zituma wumva udashaka inzoga. Amafunguro akize kuri zinke. Muri aya mafunguro hagarukwamo ibiribwa bikomoka ku binyampeke bitaciye mu nganda, ingano, umuceri, hakabamo n'imbuto nka avoka, inkeri z'umukara, iz'ubururu n'imbuto zitwa pomegranates. Ibi byose bikaba bikungahaye ku ntungamubiri ya fibre ituma umuntu atagirwaho ingaruka no kureka inzoga cyangwa gusonza bya hato na hato, akaba yasubira ku byo yaretse. Urumva ko ibintu birimo fibre bishobora gutuma uzinukwa inzoga cyane. Imineke kimwe n'imbuto z'ibihwagari nayo ifasha kuzamura imisemburo ya dopamine no kurwanya kumva umuntu ashaka gusubira ku cyo yaretse. Imineke ikize ku myunyu cyangwa ku myunyu ya potassium ifite akamaro kanini ku buzima bw'umuntu n'imikorere yawo. Kandi mwibuke ko kunywa inzoga zisembuye igihe kirekire byangiza umutima. Abantu banywa inzoga mwumve ko bishobora kwangiza umutima, rero nimufate bino bintu kugira ngo mubashe gukira. Umugati w'ingano gusa. Umugati w'ingano zitavangiye ukiza gusa ku ntungamubiri za fibre kimwe n'ibinyampeke ubwabyo, ahubwo wuzuyemo imyunyu ya magnesium kandi ukaba uzwiho guhaza byihuse. Bityo rero gusimbuza umugati w'umweru w'ingano zonyine byongera intungamubiri za fibre kandi bikarinda kwifuza inzoga kurusha uko umugati w'umweru ubigenza. Icyacumi aricyo cya nyuma, amafunguro akize ku myunyu cyangwa akaba ariyo fere. Imyunyu ya fere ni ifasha gutembereza umwuka cyangwa oxygen mu mubiri, kandi inzoga zisindisha zikaba zangiza iyo myunyu. Niyo mpamvu igihe iyo myunyu ibaye mike mu mubiri, umwuka oxygen uba utakibasha kugera mu bice byose uko bikwiye. Amafunguro akungahaye kuri iyi myunyu ni inyama y'inkoko, tofi, ibishyimbo na lentille. Ayo ntabwo nyezi. Niba warabashije kureka inzoga zisembuye cyangwa ukiri muri urwo rugamba utoroshye, gerageza urebe ko wafasha cyangwa wafata kujya cyangwa wajya ufata kujya ubona cyangwa wajya ubona aya mafunguro yose uko ari 10 nabashije kuvuga. Reka nyabasubiremo amafunguro 10 ushobora gufata ukareka inzoga. Inkeri, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ibinyampeke. Icya gatatu imboga rwatsi. Icya kane urusenda rwa kamurari. Icya gatanu amafi afite ibinure. Icya gatandatu imbuto z'ibihwagari. Icya karindwi amafunguro akize kuri zinc. Icya munani imineke. Icya cyenda umugati w'ingano gusa. Icya 10 amafunguro akize kuri fer. Yari Murindi Official TV1. Mukomeze mwumve akananga ka Murindi Official TV1. Ciao ciao.